Yes, nk'uko nabikubwiye rero, niba utaragera aha hantu ntushaka umenya yuko utari umunyarwanda kabisa. Aha hantu niho hantu heza hahari mu gihugu cyose ushobora gutemberera muri iyi minsi mikuru, ukaba wabona ibintu byiza bitandukanye. Nk'uko rero njya nkunda kubibabwira, buriya u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere ku isi bifite iterambere riri ku rwego rwo hejuru. Sinzi niba uri kureba ino foto, ino video, sinzi reba aho hantu uburyo hameze. Ni handi muri Afurika ushobora gusanga ibintu bimeze nk'uko nguko. Ahantu kuhagera ni ibintu bisanzwe, nta birenze. Waza rwose ukirebera umujyi ukuntu umeze. U Rwanda ruri mu bihugu bifite iterambere ryo ku rwego rwo hejuru. Reba, si the view. Njya mbibabwira, mushaka mujye mubyemera kabisa. U Rwanda rurarenze, reka mbisubiremo ngo rurarenze. Reba iyi view ihari. Ibaza noneho utaharasiye umwaka. Ibaza utaharasiye umwaka. So wazawurasira he? Umwaka tugomba kuwurasira ahangaha. Icyo byasaba cyose tugomba kuwurasira ahangaha. None ibaze fireworks nazo nizikubita. Yala, bizaba ari fresh kabisa. None twitegura igitaramo cya Kevin Kadejo kuri 31 kizaba cyaharagaye byatari. Kigali uri kubibona ukuntu imeze kabisa. Ahandi hantu ushobora kuba wajya ukishima byatari, hariya ruguru, hariya mu mujyi ruguru ya City Tower, hari ahantu heza ho kuba watemberera ugasangira, bakagusangiza amateka y'umuco nyarwanda, bakagusangiza ibintu byose byaberaga ibwami, bakagusangiza buri kintu cyose ku mateka y'umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda tukajya tuwusiga.